Yes, reka nanone ntangire nguha ikaze cyane wowe tubana umunsi ku munsi. Wewe wakoze subscribe kuri Musafi TV ni byinshi kandi ni by'agaciro gakomeye cyane. Ngo ikaze nanone. It's a breaking news aho ifoto y'umunyamakuru Murungisabe imaze kuba yaba cyangwa irimo irarikuruza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho abantu bakomeje kugenda bayivugaho ibintu bigiye bitandukanye. Iyi foto turaza kuba tuyigarukaho, turaza kuza kutugaruke ku Mwongereza Zoe wabashe kuba wakwegukana irushanwa rya none mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 28. Hanyuma turaza turebere hamwe umukobwa w'imyaka 21 y'amavuko witwa Nigena Clarisse wo mu karere ka Karongi. Uyu akaba yiraye mu rutoki rwa se wabo akarugira stade cyangwa karutemagura. Nyuma mu yandi makuru warimo gukomeza avugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ni breaking news aho Brigitte Macron yajyanywe mu rukiko ibyo akekwaho ibyo ashinjwa turaza kuba twabirebera hamwe. Hanyuma Ishimwe Clement akaba yagabiye muyoboke mu birori byihariye. Yo, welcome back nanone. Reka tuze duhere kuri ino foto ya Murungisabe. Iyi foto akaba ari foto iri gukomeza kurikuroza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho uwitwa Muchoma ngira ngo muramuzi. Yayivuze ibintu byinshi ariko nkagira ngo ifoto yo mu myaka nk'icumi ishize, ariko byabaje kuba official ko ari ifoto yo muri uyu mwaka. Ni umunyamakuru w'Umurungisabe yavuze ko mu myaka 15 amaze mu itangazamakuru atigeze ahabwa award mu Rwanda ndetse nta hantu na hamwe yigeze atumirwa, ariko kuri ubu yabonye amahirwe yo gutumirwa mu Burusiya mu nama ikomeye, aho yari ari kuganira n'urubyiruko ku bijyanye n'imikoreshereze y'itangazamakuru na internet. Yagize ati igihembo na kimwe nahawe iwacu, none Imana ikoze ibikomeye, natumiwe mu Burusiya, Imana iri serious. Abantu rero ntabwo baje kuba bita kuri aya magambo, ahubwo abantu bakomeje gutangarira ifoto, aho bamwe bari no kuvuga ko ishobora kuba ari ifoto ya AI bitewe nuko Sabe azwi nk'umuntu w'umupadiri w'umupastor udashobora gushyira dread ku mutwe ariko finally haje kujya iyi foto ye nyuma yuko yerekeje mu gihugu cy'Uburusiya mu nama ikomeye, aho ari kuganira n'urubyiruko rwari mu gihugu cy'Uburusiya mu kuganiriza urubyiruko mu bijyanye n'imikoreshereze y'itangazamakuru na internet. Hanyuma witwa Zoe niwe wegukanye irushanwa rya none mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 28 barushanwaga umukinnyi ku giti cye bitewe n'iminota ITT, aho yakoresheje iminota 30 amasegonda n'amasegonda 56 n'amatiyakse 16. Umunyarwandakazi rero waje ku mwanya wa hafi ni Ntakirutimana Martha waje ku mwanya wa 27, akaba arushanwa n'uwa mbere iminota 5 n'amasegonda 31 n'amatiyakse 23. Nyirarukundo Claudette wahagurutse mbere ariko ari ku mwanya wa 32, akaba arushwa n'uwa mbere iminota 6 n'amasegonda 18 n'amatiyakse 17. Hahatanye abakinnyi 45 bageze Kigali Convention Center aho bari gusoreza. Ku yindi nkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane ni inkuru y'uyu mukobwa w'imyaka 21 y'amavuko yitwa Nigena Clarisse wo mu karere ka Karongi, yiraye mu bitoki bya se wabo akabitemagura. Ibyo byabereye mu mudugudu wa Gititi, akagari ka Rwufi, umurenge wa Mutuntu, akarere ka Karongi, aho yiraye mu murima wa se wabo witwa Bizimana Andrea agatema ibitoki 18 n'insina 32 bapfa amafaranga y'ikibina. Kugeza ubu amakuru akaba avuga ko ari gushakishwa n'ubuyobozi bw'umurenge n'inzego z'umutekano. Umuturanyi wabo yagize ati ni amafaranga 35,000 y'ikibina, twumvise ko se wabo yagombaga kumuha ntayamuhe yose. Umukobwa biramurakaza arikubita arayanga, bakomeje gutongana. Umukobwa afata umupanga ajya mu rutoki rwa se wabo atemagura insina 18 ziriho ibitoki, arabirambika nabyo arabitemagura, anatema izindi nsina 36 aracika. Undi muturanyi wabo yavuze ko iki kibazo mu mudugudu ari yakimenye kitarasuzumwa ngo ubumwe icyo bapfa
babagira inama y'uburyo cyakemuka. Yagize ati uwo mukobwa yarahemutse cyane kwihutira kwangiza urutoki rwa se wabo. Kariya kageni atarageza ikibazo cye ku buyobozi, niba atarishimiye uburyo se wabo yagikemuye, nubwo tutaramenya neza ishingiro ryacyo ry'ukuri. Yaracitse arashakishwa kandi ntazabura agomba gufatwa rero abiryozwe. Nyamara iyo areka ubuyobozi bukacyumva bwari kugikemura mu buryo bunoze ntarinde kwangara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutuntu Ntaganda Wilson yavuze ko byaturutse ku nzoga y'amafaranga 10,000 uyu mukobwa yanyoye kwa se wabo akanga kuzishyura. Se wabo agashaka kwiyishyura ku mafaranga y'icyo kimina, bikaba intambara. Yagize ati asanzwe anywa inzoga cyane, se wabo arazicuruza. Umukobwa yagiye afata amadeni y'inzoga ageza ku mafaranga 10,000 yanga kuyishyura kubera ko ikimina bahuriyeho se wabo ari muri komite yacyo. Hari amafaranga 30,000 bagombaga kumuha, se wabo arayafata ngo azayamushyire, nuko amwishyura aniyishyure ayo 10 amuhe 25 asigaye. Akomeza asobanura ko uwo mukobwa yasabye se wabo kuyamuha yose, ko ayo 10 azayashaka akayamuha, ariko se wabo abona nta buryo bundi azayamwishyuramo cyangwa azayabonamo. Ati umukobwa witwa Nigena Clarisse yiraye mu rutoki rwa se wabo witwa Bizimana André, abitemagura hasi anajya mu nsina zari hafi kwana nazo arazitemagura aracika. Turacyamushakisha ku bufatanye n'abaturage. Turatanga icyizere ko byanze bikunze azafatwa. Yasabye abafata amadeni haba mu kabari n'ahandi kuyishyura, ndetse ababerewemo amafaranga ntibagire icyo bafatira ku ngufu ngo bariyishyura kandi ubuyobozi buhari. Uwo mukobwa yakoze ibyo hashize umunsi umwe gusa. Umugabo w'imyaka 29 witwa Mushimiyimana Felicien wo mu mudugudu wa Karambo, akagari ka Murengezo muri uwo murenge, atawe muri yombi. Nawe yatemye urutoki rwa se ararwarika ngo ntiyamuhaye umunani. Kaye guko byifashe muri kariya karere, uruba ko ibintu byo gutema insina byo byanga gutema urutoki byamaze kuba ibindi. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda gwarukwaho cyane, nuko uwitwa Brigitte Macron, uyu akaba ari umudamu wa Macron, perezida w'Ubufaransa, uyu yamaje kuba yajyanwa mu rukiko nyuma y'uko ibimenyetso birimo amafoto n'ibimenyetso bya gihanga byemeje ko ari umugore. Brigitte Macron yajyanye mu rukiko ibimenyetso birimo yamaze kuba yajyana ibimenyetso birimo amafoto n'ibimenyetso bya gihanga byemeza ko ari umugore atavutse ari umugabo nyuma ngo aze kwihinduza. Ni nyuma y'uko hamaze kujya amakuru avuga ko uyu Brigitte Macron yari umugabo hanyuma akaza kwihinduza umugore. Uyu rero akaba yaje kuba yajyana ibimenyetso mu rukiko birimo amafoto ndetse n'ibindi bimenyetso bya gihanga byemeza ko yavutse ari umugore, nk'uko bigenda bivuga ko yavutse ari umugabo hanyuma akaza kwihinduza. Iwe yaje kuba yajyana ibimenyetso mu rukiko. Ngayo nguko reka dutegereze tuzumve bizava muri ibi bimenyetso. Hanyuma mu yandi makuru, witwa Ishimwe Clement cyangwa umugabo wa Knowless Butera, uyu yagabiye Muyoboke inka mu birori byihariye. Ibirori byihariye byitabiriwe na bamwe mu bantu bagiye bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho byari birimo ushinzwe namwita ko ari umukuru w'itangazamakuru ry'abikorera ku giti cyabo, ari we Madame Scovia. Uyu akaba ari umwe mu bitabiriye ibi birori byihariye, nubwo bitabashije kuba byagarukaho cyane mu itangazamakuru. Ngayo nguko yo niyo makuru akomeje kugenda asesekara cyangwa atembera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Hanyuma rero
reka nkomeze kwifuza kugira ibihe byiza cyane, ariko ngusaba gukora subscribe, like na share kugira ngo the trending news turi kugenda ducaracara ku mbuga nkoranyambaga njye no kugezaho vuba utarakererwa kabisa. So reka